Kwa Cyomorovete TV twabazaniye icyororo cyiza kidasanzwe cy'ingurube. Ikindi dore hariho poromosiyo abantu bakeneye gukingiza ingurube zabo, mwamvugisha maze ngatangira nkabakingira kuri make. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze mute? Twebwe tumeze neza kwa Cyomoro, turakomeye. Umva, tuba tubashakira ibyiza gusa, ibyiza byatuma umushinga urushaho kwaguka ukagera kure, abantu bakava mu cyiciro kimwe cyo hasi bakagenda bazamuka. Kandi twamenye neza yuko, cyangwa se twamenye ibanga ry'ukuntu umuntu yava ku rwego rumwe akagera ku rundi abikesha ubworozi bw'ingurube. Si ubworozi bw'ingurube, ni ubworozi bw'amatungo agiye atandukanye. Tugendeye ku nyigisho nagiye mbigisha, ku mahugurwa nagiye mbaha, ku bujyanama nagiye mbaha, ariko especially twagiye dusuzuma dusanga ingurube burya yaguhindura ubuzima mu gihe gito. Nubwo itangira ryayo riba bisaba ko ushiramo akabaraga, ariko byibuza byaguhindura ubuzima kugeraho akazi kose ugahagarika, asigaye ugahanga amaso hehe, ugahanga amaso ubworozi bw'ingurube. Ni zahabu rero nk'uko tujya tubivuga. Reka mbabwire, ushobora kubitangira abantu baguseka bavuga ati ibyo bintu reka ibyo bintu bijyamo, ibyo bintu bireke, ibyo bintu, ariko buriya wabigezemo, my dear, wabona inshuti nyinshi, wabona abakiriya benshi, wabona amafaranga menshi. Ibisaba kubikunda. None se reka mbibutse gato, ntabwo mujya mubona ukuntu njya nifata. Hari njya mbaha video nibereye mu biraro ndi kwikururira, kandi n'abakozi baraho pe, atari uko banansuzuguye, ahubwo nkajya nkabwatoke mubireke uyu munsi yanjye ubwo. Ariko akenshi biterwa nuko mba nabonye yuko uko nshaka ko babikora batabikoza, aho kugira ngo mubwire ati kora iki mbisubemo rimwe kabiri gatatu, no bitama ati noneho wowe igireyo buhagaze ara ku ruhande, ngiye kwikora amasuku. Wowe gusa icyo ngusabye ukuri cyane uko bikorwa, ariko nawe uzabikora ubutaha. So rero nagogewe ndi nawe, bisaba ibintu bikubwire ni ukugira ngo ukunde ibintu byawe. Iyo ushaka kunguka mu bworozi bw'ingurube bisaba urukundo. Ugomba kugira urukundo ruri romantike, ukabigira urukundo ruri romance. Bivuze ngo utabikoze ubikunze n'ubundi ntabwo wabona inyungu. Utabikoze ubibamo cyane ngo ubyiteho akantu ku kandi ugatikinge mu ikayise cyangwa ntabwo ushobora kunguka. Ariko icyo nkubwira cyo, nubikunda nabyo bizagukunda, biguha amafaranga. Rero nihutishije cyane uyu munsi ngiye kwereka aborozi, cyangwa namwe mugiye kubitangira, cyangwa namwe mushaka kuvugurura uburyo ushobora kwirwanaho. Ibintu by'ibanze ugomba kumenya mu bworozi bwawe. Tuvuge ngo mu gihe ndwaje itungo, before cyangwa mbere yuko mpamagara uwamvurira itungo warisuzuma, mbese nkanjye nk'umworozi niki nabanza kwikorera. Turi kumwe? Niki nabanza kwikorera byibuze kurya n'umuvuzi w'amatungo, nimbona hari ibinaniye ndi bumuhamagare, buri kibazo ambajije nkabasha kugisubiza, ndetse nkananyuzamo nkanamwereka ko nanjye ndi umuntu urenze, nkagira n'amakuru amwe namwe muhereza atambajije. Yandi wenda uryo yari kuzaga agafata bikagusaba kubanza kumwishyura, utuntu twibanze, ibintu by'ibanze, ubutabazi bw'ibanze ugomba gukorera itungo ryawe. Ese ukavuga ati niba mbyutse naraye ngaburiye ingurube zanjye, nasize ingurube zanjye zose zirya neza, ari nzima, zibyibushye, mu gitondo ugeze mu biraro byawe usanze harimo ingurube yarayirya kurusha izindi, ahubwo ni nayo igutengushye, iyi si ifatwa n'uburwayi burawo burifashe bwituraho, kufase wati. So rero unkurikira akantu ku kandi, nibutsa abantu ngo mujye mukanda subscribe, munkandire share, comment na like. Ikindi ndabibutsa ko kuri Instagram nkoresha amazina Umutesi Claudette, agaprofile kari umumama rwose n'utwana twe tungahe 2 3. Kuri TikTok nkoraho nitwa Cyomorovete TV.
naho nagiye rero ku ma social media agiye atandukanye, kuri Facebook nkoresha Umutesi Claudette, aho hose ndasaba inkunga yanyu, mugomba kuza mukanshyigikira, mukamfollowinga, mukansubscribinga, mugasharinga, nyine mukamlikinga, munyereke urukundo ndabasabye. Murebe imyaka maze mbahereza ibi bintu by'ubwenge, njye mvuga ko ari iby'ubwenge. So turatangiye rero, mbere na mbere ukigera kuri famu ugomba kwambara umwenda w'akazi bitewe n'akazi ugiye gukora. Uyu munsi rero ko tugiye mu gikorwa cyo kuvura, umuganga agomba kwambara umwenda wa kiganga, umuganga agomba kwambara akikwiza. Jewe rero nakubisemo itaburiya, ndangije n'organize ibikoresho byose ndi bukenere. Mbere na mbere igikoresho ugomba gutunga nk'umworozi ni thermometer cyangwa se thermometer cyangwa se igipimo kigomba gupima ubushyuhe, ese itungo ryanjye rihagaze rite muri iyo minsi, nta muriro rimeze rite. Iki gipimo ugomba kugitunga ku bubi na bwiza, ugomba kwiga uko gikoreshwa. Mbere na mbere ugifata kitarimo umubare n'umwe, warangiza ugakanda ahantu handitse on, ni ukuvuga ngo gufungura. Ukikandaho hahita hazamo imibare itandukanye, ugategereza ko hazamo 0. Ikiza ufata cya gipimo ukegura umurizo gakeya w'ingurube, warangiza ugashyira mu kabuno k'ingurube muri anasi. Ntabwo ushyiramo straight, ushyiramo ku byo wabonye ko kinjemo, ugahita ukora ligne oblique, sibyo? Ni ligne oblique utukora. Warangiza ugategereza imibare igenda yiyandikamo. Ubu narindangije rwose gupima, numva kirasonye. Kitarasona ugomba kwitonda kugikuramo. Ingurube kandi nayo ukayimasa, ukayitereta kugira ngo ubashe kubona igisubizo cy'ibibazo uri kwibaza ku ngurube yawe. Rero narimajije gusuzuma, kuko naje nsanga ntiri kurya, iraryamye, ifite ubunebwe buri aho ngaho, gusa yarimye pe, nayiteye inanga. Mbona ifite ubuntu bw'ubunebwe budafite 12, ariko ubona yakonje, yaheze hasi. Ni ingurube tuzigira morale. Iyi ngurube ni ubwoko bwitwa Drock, ni Drock iri pure breed. Igira peti idasanzwe, igira morale idasanzwe, irambyarira nkumva ndishimye. Ariko ubu none byari byarangiye, winjagamo ikamoka ukumva nyine ugize ubwoba. Ariko wayegera ugasanga yibereye ku ijwi gusa n'agatege. So rero ndavuga ni reka mbanze nyisuzume mbere na mbere nk'umworozi. Uwangaha nimumbone nka veterinary, gusa nyine nushaka kumfata nka veterinary uje kukwigisha uburyo ushobora kwitabara. So rero aha narimaje kumenya ibipimo, ndangije nasanze ibipimo biri normal. Nasanze ari normal pe normal, nasanze ifite umuriro, namwe mwabibonye nabiberetse. So ntago mbashaka gora suramo ibintu rero. Nasanze ifite umuriro wayo ni normal, nta kibazo yari ifite kijyanye n'umuriro uri hejuru. Oya, ndasaba batuse niki nakora. Ingurube none ikomeje kwanga kurya, ingurube ikomeje kugira ubunebwe. Byanze bikunze hashobora kuba hari impinduka zabaye mu mubiri wayo. Ese nakora iki kugira ngo izo mpinduka? Ingurube nsanze itari gukorora, nta muriro, mbega namwe murabyumva, uretse kutarya no kuryama ntibashe kwaguka ubunebwe nyine muri make. Nyimara gukora iyo analyse nahise mvuga niki nakora. Hari imiti tuba tugomba gukoresha, swati hari imiti ya anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire agenda igahagarika ububabare baburi mu mubiri w'itungo, ndetse haba hari n'ibintu bindi byagiye byishyira hejuru igasa nk'ibiturisha. Kabiri tukagira antibiotique. Antibiotique yibanze ntabwo igomba kubura, n'ugomba kubura antibiotique na anti-inflammatoire muri famu yawe. Ni nyinshi pe, ziri mu bwoko bugiye butandukanye kandi nyinshi. Njyewe hano rero nahise nkoresha oxy ndetse na phenil. Ibyo aborozi benshi iyo miti baba bayizi cyane, ntago ari ibintu byo kwirirwa umuntu ababwira. Narebye ndavuga okay, nubwo nta muriro mbonye, mu gihe abantu benshi bazi ko nta muriro nta phenil. Oya, nibwo ntacyo nta ngomba kugira uko ngomba kubigenza. Ngomba gutera antibiotique ihagarika uko gukwirakwira kw'icyo kintu kiri gutuma itungo ryanjye rimererwa nabi gutya.
kabiri ngomba kuyitera anti-inflammatory kugira ngo niba ari n'uburibwe buri mu mubiri ntari kubona nubwo nta muriro urimo ariko ubwo buribwe bugomba guhagarara. Ndabatwati reka mpagarike ibyo bintu bibiri nindangiza kuko itari kurya ndayitera vitamine ya original imeze neza. Kandi nibutsa abantu mujye mukunda guheba mutera imiti ya original apana gutera ibintu by'ibiti birango nuko bigura makeya. Hano rero sinzi kamera ukuntu niba muri kubibona gusa icyo nzi nuko nahise nshaka ku gice cy'inyama ahantu hari inyama wirinda gutera ku mutsi ugasuzuma neza ibyo bintu byinshi abantu njya mugura njya mbaha kuri ayo mahugurwa. Ugomba kwitondera gutera ingurube nzabigisha ibice mugomba kwibandaho mugatera. Njyewe rero aha nateye ni ku nyama z'igice cy'inyuma muzirinde kunyigana mutazakora amazambi. Ahubwo niba ukunze iyi video umbwire ngo ubutaha uzadukorere video utwereke ibice by'ibanze twajya dutera mu gihe bibaye ngombwa ko tubura abadufasha bari hafi. Kandi mbona igihe ari bungerereho itungo ryanjye rishobora kuba ryapfuye cyangwa ryaneje igihombo kindi. Umubwire ngo twereke ibice by'ibanze byoroheye umuntu uwo ari wese kuba yakitiraho urushinge. Ibyo nzabikora ariko mva mubanze mu nkore subscribe mu ndebe muri benshi ngereka mbabwira iyi video nituzuza views 20,000 nibyo byo hafi nkasanga ngo muyirebe muyirangize. Iri somo ntabwo nzara ko murarikeneye ndabizi neza. Rero iki ni gice cy'inyuma ndi kubereka ngiye guteraho. Niyo mpamvu mubona natuje kugira ngo mwitegereze. Uyu ni umugongo wayo, kamera iri hejuru cyane ntabwo wabasha kuko iyi ngurube nini. Iyi ngurube ipima ibiro 212. Ntabwo ari ingurube iri aho ngaho ya fake. Ikindi mwibutsa ngo ujye gutera umuti ushingira ku biro by'itungo. Ushobora kubaza ati koko njyewe ubu nabwirwa n'ikiro by'itungo ntuzanyishinge. Njye veterinary mfite uburyo mbipimamo ariko nabyo ni mwuzuza ibyo 20,000 mukajya muri video. Njyewe mwarebye video mukarangiza ndabireba nkabimenya dia. So ubwo rero ibyo byose ni utuntu tw'amatsiko mbabitsemo kandi twatuma murushaho kunguka muri farm zanyu. Aha rero nari maje gutera ndavane ko reka noneho magara hamwe nyirebe nononge nayo turebane. Aha yari maje guterwa iri kwiyumvira yatangiye kuzunguza karizo. Ubwo itangiye kuzunguza karizo ibifite ukuri kugenda ivuba amavoma akantu kagatege yishaka magatege ikazunguza karizo kumva ko hari ukuntu yakishaka akantu kagatege nginyereke ko ifite morale we nginyereke ko itarwaye ngo ntongera kwitera izindi nshinge. Ingurube ndazikunda twabaye inshuti nyine ni nziza zirashimishije. Noneho ntabwo hari akantu nzabereka ari ukuntu ziba ziri gusakuza kwa kundi zazitegereje kurya. Ziba zitegereje kurya noneho ugasanga navuga naba mvuze nk'ijambo ariko ubwo murasakuza mu biki acukwe zose zigaceceka. So hano rero yari yiryamiye ariko ndangije nabatereka profite ngende nyitere umuti bita vitamins B complex. Niyo nayiteye ngewe kuko ndayikunda igi namfasha ntigi ntenguha igi mfashiriza amatungo yanjye. Ubwo nawe ufite ukoresha urese afite ukuntu akora utuntu twe. Aha nari maje kwitera ndangije ndavuga nti rero urwara ubukira umubyeyi mwiza rwose ujye umereza ibyana byiza bifite amataye bikaneza imbere. Aha nari maje gutera imiti ntangira kuyibika. Imiti igomba kubikwa ahantu hadashyushye kure y'abana ikabikwa mu buryo bwuje isuku ifatika nuko. Ubwo rero maje kuvura ntegereje igisubizo kizava muri ibi bintu mw'abantu mwe. Ubwo negereje kumenya uko itungo ryanjye buri buke rimeze manjwa riracyuzuye ibiryo ariko dufite icyizere ko riri bukire ku munsi ukurikiyeho rizaba ari murya. Dore ngiri tumaje kurivura ryongera ririryamira. Rero nakagaruka bakunzi bacomoro Vete TV. Dore isuku iri mu biraro. Iyi suku mfite namwe mujye muyigira. Mujye muyigira ingurube iri mu mwanda ntagikura ibaho nabi. So rero ndabakunda cyane amahoro y'Imana nabane namwe. Ciao ciao.